udupfukamunwa se natwe tudoda aya niko ndako nadoda nako nakwiyambarira kubera ko nagiye kukagura bakaba kakandi gafiteho nkako ngako wambaye ngaka ubwo nagiye kukambara mbura nyine mbura amatwi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka mbasuze mwese abadukurikiye ku Impanuro TV, mbaye ikaza ku biganiro byacu tubageza mu buryo butandukanye. Uyu munsi ngiye gukorera hanga hano ubundi mu karere ka Huye, nkuko ariho kantu cyane nkunze kwibanda bitewe nuko niho hantu nkunze kuba nibereye rwose. Nibera muri Butare n'ubutabizi rwose abimenye, nibera i Huye. Hantu ushobora kwera gutyo ugahita wibuka cyangwa se ukumva hari ikintu gito yawuhibutseho. Ahangaha n'ahantu hamwe gutya nize guca tugiye gusura umudamu watwitswe n'umugabo we na acide, wari umugabo we. Gusa biza kuba ibintu bikomeye cyane ko aje kumara igihe kigera ku mezi 9 ari kwa muganga arwaye. Ngire ngo ni ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi rero hari abantu badukurikira biturutse ku cyifuzo ari yatanze cyuko akeneye imashini yo kuba yadoze nakaba yakwiteza imbere. Muri urwo rwego rero niyo mpamvu twafashe akanya tuganira nawe ndetse n'abadukurikira cyane mu buryo bugiye butandukanye, babasha gukora ibishoboka byose maza kubona imashini. Uyu munsi rero nyuma yuko amaze kwishyikirizwa, nafashe akanya kugira ngo tugere ahantu mu rugo atuye, kuko yaje kumbwira ko ariho n'ibikorwa bya buri munsi abikorera kugira ngo arusheho kugenda arusheho kwishakira umugati kandi binyuze mu bikorwa runaka by'ubudozi akora. Uyu munsi niho ngiye kwerekera, ngira ngo n'abadukurikira cyane bagira ngo bakomeze kugenda basobanukirwa neza ndetse murushaho kugera musangiza ibitekerezo byanyu. Mukore subscribe ku Impanuro TV mu byo mukora byose, ariko natwe mukomeze kugera mudutekerezaho kuko nimwe dukorera kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza. Rero tuhegereye gatoya, tugiye kuhagera. Ndagusaba niba udukurikiranye kano kanya ukomeze ugende urebana natwe, dushimira buri muntu wese ugira uruhare kugira ngo bino biganiro bigende bigerwaho. Hari abatwandikira, hari abaduhamagara, n'abandi bagenda bakora ibindi bikorwa byose kugira ngo turusheho kugenda dukora ibintu bifatika. Ni Impanuro TV, ndi ari Pascal Kwizera. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kudushyigikira. Amakuru neza kananya manza parike vewiti yanjye sha kaze ndabona uko arimbanije. ndakarimbana Gira gusa rero biracamo udupfukamunwa se natwe tudoda aya niko ndako nadoda nako nakwiyambarira kubera ko nagiye kukagura bakaba kakandi gafiteho nkako ngako wambaye ngaka ubwo nagiye kukambara mbura nyine mbura amatwi. urimo urabisega kandi bibabaje wowe. Ese reka mbashimire by'umwihariko mbasuhuze mwese abakurikiye Impanuro TV, mbashimire aho muri hose hatandukanye, waba uri mu Rwanda aho uri hanze y'u Rwanda, mwese muhabikaze ku biganiro byacu. Shimire by'umwihariko abantu bakomeje kutugaragariza urukundo, haba mu bitekerezo, haba no kugenda bagira uruhare banatera inkunga abantu batandukanye tugenda dusura mu buryo bwose ahantu tugera hose. Uyu munsi rero ni iby'agaciro gakomeye cyane none kuba ndahangaha ngira ngo kubera ibikorwa by'abakunzi b'impanuro. Nukuri sinzi ko nayivuga ngo mbashimire by'umwihariko, gusa mbifurije umugisha n'ishya n'ihirwe mu byo umukora byose, bikomeze kubagendekera neza ndetse inzira zanyu zikomeze kuba nyabagendwa. Hari umuvandimwe muri kubonana kuri kamera z'Impanuro TV, ariko mashini rwose arimo aradoda. Ushobora kumureba gutyo ukaba wamwibutsa, cyangwa se umufite n'igice cy'ikiganiro cyatangiye ukaba wabimenye kare. Ariko by'umwihariko uyu munsi turahangaha mu rugo ahantu acumbitse kugira ngo dufate akanya tukore ikiganiro kijyanye no gushima ndetse no kugaruka ku bimwe mu mateka yiwe n'ubuzima bwe muri rusange. Yagiye anyuramo mu ngeri zigiye zitandukanye. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twamusuraga hano mu rugo tuganira cyane cyane ibintu bigiye bitandukanye, aza gutanga icyifuzo cy'imashini. Ngira ngo uyu munsi ni igisubizo cyiza, imashini yayakiriye ndetse n'ibikorwa byatangiye kujya mbere. Koko mubibona rwose arimo arakora ibintu birimo biragenda neza. Nanjye rero ndahanga kugira ngo mfate akanya nganire nawe, numve uyu munsi amakuru ye nayahe, se gahunda ziri kugenda gute, ubuzima buhagaze gute. Ni ikintu cyiza cyane. Imana ibagirire neza namwe aho muri hose. Ngire ngo mufate akanya mudukurikire, ariko by'umwihariko nyaboneka kanda subscribe niba utarayikoze udukurikiye kano kanya. Ngire ngo nubikora ntabwo ari ikintu kiri gutwara umwanya munini cyane, ahubwo no kudutera inkunga kugira ngo turusheho kugenda dukora ibikorwa bigiye bitandukanye kandi bikomeze kutworohera bitewe nuko tubona ko ibikorwa turimo turakora birimo birabageraho. Arahanga rero reka nze mwakire
abanza nabasuhuze anabibwire kugira ngo tubanze tumenye neza umuntu turi kuganira ninde, anabibutse anababwire gahunda zose uko zimeze kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza. Muraho neza? muraho. Iminsi myinshi n'imyaka myinshi. Iminsi myinshi. Nze nkumanze negera ahangaha cyane rw'imashini yawe ngo tuganire bimeze neza. Kugira ngo by'umwihariko utangire wibwira abadukurikiye kugira ngo turusheho gusobanukirwa abantu umuntu tugiye kuganira ninde. Nitwa Nyirahabiyambere Clementina, ni wa wundi babonye, wa wundi watwitswe n'umugabo. Ubu ngubu ndishimye cyane, ntago mwabyumva uburyo nishimye. Ubu wanaserebura none? Ubu nanaserebura cyane. Amakuru rero? Amakuru ni meza. Ubu ngubu urabona ko abavandimwe baramfashije, uwanguriye imashini wese Imana imuhe umugisha. Ndishimye nyine urabona ko natangiye gukora. By'umwihariko yenda hari abantu batandukanye bagiye baguhamagara, ese wowe bagitangira guhamagara byari bimeze bite? Ikintu cyatumye yenda uyu munsi wishimishije ko wakira imashini ariko ikintu cyagukoze ku mutima ukishima kuruta ibindi niki? Ikintu cyanshimishije, nashimishijwe no kuba abantu barumvise inkuru yanjye bakampamagara, abakozwe ku mutima bakampamagara, kandi ndizera ko ntawampamagaye n'umwe ataragize icyo amarira. Buri umwe wese wampamagaye yagize icyo amarira. Ndabashimiye kandi mbasabiye n'umugisha. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Urumva ni ibintu nubwo barahamagaye n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo nabo hanze. Izo hanze zaraguhamagaye nawe ujya? Izo hanze rero zarampamagaye, noneho mbanza kwikanga. Ndavuga se iyi nomero ibanjijwe na rimwe agasaraba rimwe, ariko nyine mbitekerezaho. Nta muntu nigeze njya kureba kuko ngewe ibintu byose ntago njya mpfa guhubuka, ndabanza ngatekereza ku kintu nkakigaho, nkabona kubaza, nabona nta gisubizo nkiboneye nkahitamo kubaza. Ariko nyine ya nomero yo hanze yampamagaye izanye n'amafaranga, nahise mbona ko ari umuntu wo hanze umpaye amafaranga. Ubwo rero nyine ndabashimira, n'amazina yabo ndabafite bose narabanditse, isaha, umunsi bampamagariyeho n'amasegonda yarenzeho bose. Uyu munsi ujya ufata akanya ukabasengera cyangwa ukabasabira nk'umugisha? Igihe cyose saa 9 z'ijoro njya mbyuka ngasenga. Yego kubavuga mu mazina bose ntago nabarondora ngo mbarangize, ariko mpamagara umuntu, musengera umuntu wese wampamagaye, ijwi ryose ryagiye rica mu gutwi kwanjye ntago naryibagiwe. Uyu munsi rero by'umwihariko hari umuntu ushobora kuba ugiye kubona ikiganiro cyawe bwa mbere akibaza se isoko y'ibyo byose niyengere ngo watangiye uvuga ati ni wa wundi watwiswe n'umugabo we na acide, ariko by'umwihariko nagira ngo duse nkaho tugenda tugaruka muri make ku byagiye bikuranga kugira ngo n'umuntu dukurikiye bwa mbere cyangwa ngiye kubona kino kiganiro nawe aze kurushaho gusobanukirwa ibijyanye n'iyo mibereho n'ubwo buzima bwose muri rusange. Ndizera ko yenda harimo ibikomeye cyane kubivuga, gusubira mu mateka birakubabaza, ariko wihangane ukomere, ngira ngo ubu ngubu umaze kuba umuntu ufite icyerekezo, ndizera ko ukomeye cyane. By'umwihariko nagira ngo duse nkaho twongera tugarukemo gakeya, tubwire twibutse wavukiye hehe kugira ngo tugende turushaho gusobanukirwa uko gahunda zimeze. Ngire ngo ubu ngubu byose urabyibuka? Ndabyibuka. Nitwa Nyirahabiyambere Clementina, navukiye mu karere ka Nyaruguru. Mwene nde nani? Mwene Sebanani Emmanuel na Musabye Maria Jacqueline. Ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngoma, akagari ni Kiyonza. Hari bose nimeya wa Nyaruguru y'umusozo. Ubwo rero ndabasuhuza abantu bose nyine bo mu karere ka Nyaruguru, cyane cyane abayobozi bacu, hari umwomeya Gitifu w'umurenge we nanamwifurije mwaka mushya. Uyu nguyu twatangiye 2020. Ntago namuhemukiye kuko nta wari uzi ko corona yaza. Twese twari tuzi ko ari umwaka twishimiramo cyangwa se umwaka uzazamo ibintu bidasanzwe. Twatunguwe no kubona ari corona. Nayo ko nayo irimo irarangira. Nayo iri kurangira. Igenda ishiraho yo katsi. Nuko rero avukiye ryari byagenze bite, wakuze ute kugira ngo turusheho gusobanukirwa tunihutisha kugira ngo turusheho no kugenda tumara amatsiko badukurikiye. Wenda twise cyane, mvuka mu muryango w'abana 8. Ndi umwana wa kabiri mu rugo kwa papa na mama.
ubwo rero hari igihe cyaje kugera papa na mama bahora mu makimbirane yandi adashira yo mu muryango ariko ababyeyi reka mbabwire mujye mwirinda amakimbirane mu bana kuko ni mabi cyane bigira ingaruka ku bana cyane ni ukuri nawe ufite ingero zifatika ugenda unaziduhana bagende bumva yewe utababwira gusa baha n'ingero zifatika wenda kubera ko amakimbirane yahoraga mu rugo ntago nabashije kuba nabyishimira igihe cyose nabaga nagiye kwa mukuru wanjye wabaga hari i Kigali nkajyayo ngahunga mu rugo kuko bahoraga mu makimbirane adashira byarankomeretsaga cyane kuva nkiri umwana mutoya kugeza na n'uyu munsi nkuze nubwo papa atariho ariko yapfuye ariko amakimbirane yadukozeho ku buryo bugaragara bagiranye amakimbirane yabaga ashingiye kuki se yenda turusha no gusobanukirwa amakimbirane wenda njye nari umwana sinamenya ngo bagiranaga amakimbirane bitewe n'impamvu runaka kuko nabonaga iwacu ari hasi hejuru byiza rero kutugiraho ingaruka ugasanga rimwe na rimwe hari abana mama atonesheje abandi ntabaha agaciro bitewe na ya makimbirane banyuzemo wowe wari uri ku ruhe ruhande wari uri ku batoni cyangwa ku bakubiswe nyari ndi ku bahondaguwe kubera iki se wowe warisanze kuri urwo ruhande kuki yabavanguraga njyewe ntabwo nzi impamvu kuko nagerageje no kuba nabibaza mama ndamaze se kuki abana bamwe uba wabatonesha abandi ukabihorera ubiterwa n'iki yarangiza akanyihorera akambwira ngo ninigireyo ubwo rero nyine nanjye nkamwihorera ariko murana icyo kibazo na n'ubu ndacyagifite kandi nta nubwo namubaza ngo abinsobanurire na n'uyu munsi waje kuhava gute se ugurumva gukora muri ubwo buzima uri umwana w'umukobwa sinzi wenda no mu ishuri niba waragize n'amahirwe ukagiramo niba byarakoraga kwiga aho bimeze bite kugera mu ishuri narigezemo ariko mu by'ukuri kubera nahoranaga umutima uhagaze wa barumuna banjye ntabwo nigeze mbasha kwiga ngo ndangize waje kuva gute muri Nyaruguru narahavuye ikintu cyatumye uhava n'iki nahavuye kubera byari bikaze cyane papa akimara gupfa rwari urugamba rutoroshye nahavuye nshaka kuruhuka mu mutwe nagiye i Kigali kwa mukuru wanjye mpageze nkundana n'umuhungu nyine ubwo tuba turabanye ukihagera wari ukiri na mutoya batingeze i Kigali nari nkiri mutoya ariko nyine ndavuga ati reka mpunge mu rugo nshaka umugabo kuko n'ubundi ni hahandi n'izangaruka z'aya makimbirane buriya mama yaza gutuza ntekereza hari kuvamo ikintu kizima ariko mu by'ukuri natangajwe no kubona umugabo nshatse narahungiye ubwayi mu Kigunda mwashakanye umugore mwahuye ryari muhe mwaka niba ugibuka neza twahuye mufitamo kubana byari byagenze gute kuko urumva bari impamvu mu 2011 mwari muhuriye hehe mu muhanda bari duhuriye mu mujyi wa Kigali duturanye nkuko n'abantuye hariya n'abatuye aha ariko nyine ntibyatinze nahise mura n'urugamba rutoroshye mwari maranye kingana gute mu Rwanda twari tumaranye imyaka 3 tutarabyara igihe rero cyaje kugera tujya kwa muganga tugiyeyo umugabo yavugaga i Kigali se cyangwa nawe yavukaga hariya ku Gisagara hano hakurya ubwo rero nyine igihe cyaje kugera tujya kwa muganga tugiyeyo basanga umugabo niwe ufite ikibazo mwari maze iki kingana gute mu Rwanda tumaze imyaka 3 nibwo mwagiye kwa muganga nyuma y'imyaka 3 nibwo twagiye kwa muganga dusanga rero umugabo niwe ufite ikibazo kuko igisubizo yagihawe na dogiteri wamusuzumye ako twari turi kumwe ubwo rero tumaze gutaha mu rugo haciyemo nk'iminsi nk'itatu arantaragenda ntabwo atubwo agiye nagende nanjye nzakora nanaruhuke kuko nawe yaranzengerezaga nyine yaragiye gukodesha iyo nzu mwari maze umubona byanze neza nose ngo muri famille undi byari byoroshye urugamba rwo kuba uri umudamu akenshi kabana ntibyaragira ngo niwe bita bigarukaho cyane nakunze kuko akenshi ngira ngo iyo mu rugo rutabyara atavuga ngo uri umugore utabyara aha ngaha ho rwose iyo tuhageze mba numva ntazi kuko nahahuriye n'urugamba rutoroshye umuryango w'uranyanga yemwe mva baranyanga barandwanya nako ubushize narabibabwiye
abadamu batigeze babyara urwo rugamba bararuzi. Bararuzi, ni urugamba ruba rutoroshye. Kujya gushaka mu muryango ntubyare kiba ari ikibazo kitoroshye. Bikugarukaho kandi we nta n'ikibazo wenda ufite. Bikugarukaho. Rero ubwo abaragiye nawe ati ndaruhutse. Agiye rero yagarutse nyuma y'iminsi 3 yaje kuntwika. Yari afite agacupa ka nyuma y'iminsi 3 agiye nibwo yagarutse aragutwika. Ubwo rero nyine yaje afite agacupa ka Uganda warage kari karimo ibintu, ariko nyine nkagira ngo ni inzoga ari kunywa. Yaranabimaye ndabifata gutya, yarabimereje ndafata ndabireba ngati fata ibyawe unywa nyinshi, yo sinzi yariyo. Hako ntago nari nzi ko ari bigiye kunkoraho. Ubwo nyine urumva yamfashe ukuboko, ngira ngo yafashe ukunguku kuko ari nako kwahiye cyane. Yagufasha agenda amenaho, yaramenye ndunama bangu yatwitse hano ntiyagiye ive nyuma. Ubundi agenda nsukaho kugeza igihe ishiriyemo, n'akari gasigayemo gakeya kamenyeho umudamu wari uri aho ngaho yaraje kuntabara. Yose yagushiriyeho? Yanshiriyeho. Ntabwo byoroshye cyane. Ntabwo byari byoroshye, ni urugamba rutoroshye. Kuva icyo gihe se byahise bigenda bituma barakimara kugutwika. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo yenda nawe icyo gihe wabasha kumenya ngo uri hengire ngo ubuzima bwasaga nk'aho bwahagaze kuri wowe. Nari nzi ubwenge. Nari nzi ubwenge kuko umwenda nari nambaye ntiwambaza ngo wagiye he. Ntiwambaza ngo wagiye hehe kuko ntekereza ko waba waranshongeyeho kuko nta wigeze utakara hasi. Icyo gihe rero amaze kuntwika twagiye kwa muganga kuri centre de santé. Ndabyuka hari umuhungu hari n'umukobwa, kubera ukuntu nari imeze byarabarenze kwandika transfer birabananira. Noneho bibananiye ambulance rindi iva sashika iza kutwara kuri centre de santé. Byabananiye urumva nari nkiri gushya, hashize nk'amasaha 2 nkiri gushya nta muntu uranzimya. Noneho tugeze kwa muganga sashika nibwo banjimije, noneho umubiri usa n'umukara, no kuri iri bara ry'umukara ry'iyi mashini niko umubiri wahise umera nyine ku buryo wanahondaho gutya simbabare. Noneho hano hose hari hahiye. Wenda nari mfite n'amafoto, ariko hari igihe nagize ikibazo cya turama ndayatabura yose biturutse kuri komera warebaga. Nyine nari mfite ibibazo byinshi bingoye, hanyuma nkareba nkafata ifoto nzima nkayihuza niyo nari mfite ikibazo, nkabona ni ibintu bidasobanutse nkahita nzitabagura zose. Ariko nyine haciyemo iminsi 5 urumva nari natangiye kubora. Uri kwa muganga? Ndi kwa muganga muri urgence sashika. Nari naratangiye kubora ku buryo ngewe ubwanjye izuba ryararasaga rikarenga, nari ntarakira yuko ari nge wahiye. Ntabwo nari imvaga yuko ari ngewe wahiye, ahubwo numvaga ko ari undi uri aho ngaho twakuraniye ingende mu buzima busanzwe. Kugira ngo yenda urushaho kwikomeza. Byari byarandenze, ntago niyumvishaga ibyo ari byo. Rero hari nko mu masaha ya saa 12 izuba riri ryarenze. Nibwo rero naje kumva ijwi rimbwira ngo mwana wanjye nzakurinda kandi nzagukiza. Ubwo narakebutse ngo ndebe hirya ndebe no hino mu bo twari kumwe, mbona bose barasinziriye. Ndavuga nti amena rero mana iryo jwi ni iryawe. Badaryakiriye ndavuga nti amena mana rero iryo jwi ni iryawe. Ndavuga ati mana wakoze ndagushimiye. Kuva icyo gihe watangiye kubona ibitangaza cyangwa warategereje uraheba? Narinjira mu nzira ndende, icyo gihe nari nkibifata nk'ibyoroshye nubwo nari naratangiye kubora.
umubiri wasigaraga ku mashuka ndyamyeho. Noneho ku munsi wa 7 nibwo bagiye kumbaga bwa mbere. Ntabwo nzabyagirwa icyo gihe bari ikinya cyari cyamperanye simbizi, gusa nabonaga ngo hari umugabo undi imbere afite agakona agenda akazunguza kaziritseho agatambaro k'umutuku. Urumva nari nkiri mu kinya, byasaga nk'aho ari inzozi. Ariko ndangije ndavuga ati rero uyu muntu ndabona nta herezo afite, reka nsubire inyuma atarambona. Nibwo nahise nkanguka, mba mvuye mu kinya. Bagiye kukubaga cyangwa bari bamaze kukubaga? Bari bambaze bategereje ko nkanguka. Ko ari gukuraho runo ruhu rwa hano gutya? Bari kunkuraho bya bindi byose byari byaragiye bibora ku maboko, kuko bambaze inshuro 3. Barimo bagenda babikuraho. Ubwo ngubwo rero mba ndagarutse nyine, ngarutse mu muntu. Icyo gihe yari inshuro ya gatatu bakubaza? Yari inshuro ya mbere. Inshuro ya 2 rero nayo bagiye kumbaga, ndota ngo ndimo ndakina amakarita, ariko ngo mbona himitswe umusaraba. Noneho ngo ngiye gukina ngo mbona nsigaranye imitima gusa myinshi. Ubwo nyine mba ndakangutse. Uratsinze? Mba ndatsinze ahubwo. Kurukomangaho sha. Ubwo nyine mba ndakangutse. Nkangutse nyine nkanguka, mbona abarwaza bari aho ngaho, ariko nyine nkabona bo bumiwe. Ariko inshuro nyinshi nakanguka ndi kuri bomboni. Urumvaga ko byabaga biri kure cyane, umwuka wabaga ari muke. Iya gatatu wose waronse iki? Iya gatatu yoyo narose ngo umuntu ambwira ngo ngwino tugende. Nanjye ndangije ndamubwira ati wowe rero wa muntu we, ntago najyana nawe kuko hari ibyo ntaruzuza. Kuko ahantu twasengeraga nigishagamo abana, nkareba no muri korari, ariko numvaga hari ibintu by'Imana byinshi ntaramenya. Ndamubwira ati njye ntabwo najyana nawe kuko hari ibyo ntaruzuza. Yavura ngo mujye he? Yambwira ngo nze tugende. Utazi naho mujye? Ntazi aho tugiye. Ariko nanjye ndamubwira ati ijyane, hari ibyo ntaruzuza. Ubwo nyine mba ndakangutse. Ubu urakize rero, ni wari rusatira no gukira. Igihe harya wamaze iki kingana gute kwa muganga? Icyo gihe namazemo amezi 8 bishira 9. Urwaye kwa muganga utarara? Ndwaye kwa muganga, bari barampindiye responsable w'ibitaro. Wasari, kubera ko nari mpamaze igihe kinini. Nuko rero kwa muganga nyuma yo kuhaba se kugira yenda wisanga hano mu buzima busanzwe byari byoroshye cyane, yenda kuba watangira kubana n'abandi bantu ugifite n'ibyo bikomere no ku mutima utaratuza, byari bimeze bitabo ngaho? Nkiva kwa muganga, ako hari ibyo ntari mvuze, wenda nkiri kwa muganga bajya kumbaga bwa 3 nabwo byabaye inzira ndende, bisaba n'amasengesho menshi kuko kuno kuboko kwari kwarafatanye. Wenda ubu sinaguhina, ariko kwari kwarafatanye gutya kutarambuka. Noneho harimo n'igisebe. Noneho umuganga w'umudokiteri umwe akansezerera, ariko umuganga umwe w'umunasi nyine twiriranwaga agahora akomakoma, nanjye nkavuga ati hoya ntago nataha ntarakira. Bakandeka. Barandekaga, icyumweru kirashira, tangira ikindi, kwezi kurashira, bambwira ngo ibyawe byaburiwe igisubizo. Kubera ko nyine hano hasaga n'ahagiye gufatana na hano. Kubera kuryama inshuro nyinshi ngaramye, igitanda bakajya bacyegura, hano hagasa n'ahafatana na hano. Noneho ubwo ngubwo birangiye, muganga nyine ndamubwira ati ntabwo nataha ntarakira. Rimwe na rimwe baza mu ntoze nyine baje kureba abo basezerera, babo bari bwakire, njye nkipfuka simurebe kugira ngo atagura ngo taha. Akandeka akagenda rero, ariko nkajya nsenga Imana, nkabwira Imana nti Mana, ni wowe utanga umwuka,
nk'umwuka wo guhumeka, ko bashakaga kuyobya umwuka wo mu mazuru ngo batoboremo hano bashyiremo ka kantu bahumekeramo. Ngenda byanga, ndavuga ati se nimba Imana yarampaye amazuru originale kuki mushaka kumpa pirate? Ndabyanga. Ngero narabyanze. Igihe kimwe hari kuwa 4 ku itariki 17 ndatekereza ari aho ngaho. Numva nyine nari nariturije, nyine naricecekeye, nariyakiriye. Ubwo nagiye kubona mbona umuntu w'umuganga araje w'umudogiteri ntarinzi, ariko mu by'ukuri uwo mudogiteri namubonyemo marayika w'Imana, kuko yaje yihuta, arangije aravuga turashaka umuntu mukuru ujya kubagwa. Hari akana gatoya, umuganga umwe wari uri aho ngaho aravuga ngo nta muntu mukuru dufite, kuko mu gitondo bari bampaye n'icyo kunywa ndacyanga. Avuga ati munsi ndarya muri Bibiliya ndanywamo, nta kintu cyanyu na kimwe ndi burye. Nka saa 4 rero nibwo ibyo byabaye. Ubwo rero nyine umuganga yagiye bwa mbere, aragaruka bwa kabiri avuga ati dushaka umuntu mukuru ujya kubagwa. Ubwo nanjye nabwiye uwo ngo twari turi kumwe, ntahane yega muganga we ntimuraza kwemera. Ubwo ngubwo noneho yaragiye aragaruka ku nshuro ya 3, agaruka ku nshuro ya 4. Muganga twari kumwe ajya kubaza ibyo ari byo, ajya asanga inama y'abaganga yateranye. Asanze yateranye rero asanga bari kwiga ku kibazo cyanjye. Haraza arabimbwira ati shati Imana usenga ni y'ukuri. Ati narababwiye ngo muraza kwemera. Ubwo ngubwo nyine haciyemo akanya nk'iminota 5 mbona haje ikipe y'abaganga, abo nzi abo ntarinzi, harimo n'ab'i Kanombe bari bahaje, bari bitabaje izindi mbaraga. Ubwo nyine harimo na wa mudogiteri wansezereraga. Naramubwiye ntahane muganga we ntimuraza kwemera. Ahubwo singo baraza kwemera. Nyine hari akantu kari kadutse bari kwamamaza tayari. Hari harimo umudamu uvuga ngo baraza kwemera. Kari karajemo nawe karakanye kabaye intero. Kari agaterime kanjye nababwiraga rero ko muraza kwemera. Ubwo ngubwo abaganga baraje barafotora, abandi baramfotora. Ndangije ndavuga nti Imana ishimwe kuko ijuru ryateranye biga ku kibazo cyanjye, none igisubizo cyabonetse. Ndagenda ako kanya bafata ibizamini, nyuma y'iminota 10 birabonetse. Noneho barangije ibisubizo byose bimaze kuboneka, banzamukanye nka saa 8. Urumva nta n'ikintu na kimwe nigeze nongera kurya cyangwa se ngo mbe nanywa, n'ubundi nari nabyanze. Ubwo rero nyine banjyanye saa 8 baransinziriza, nyine bakora ibyo bagakoze birarangira. Bwakeye nabashubije muri sale, akaboko bakarambuye, nta kibazo na kimwe nafite. Na hano ku ijosi naho baharambuye. Noneho ubwo ngubwo birangiye ndababwira, narabwiye Imana nti Mana nibajya kundamburira ukuboko bakanyomeka, nta cyumweru kizashira natashye. Koko hashize icyumweru kimwe mpita ntaha. Wari utangiye kumva ukomeye n'imbaraga zaje. Uko nari nakabisabye mbisaba Imana, hashize icyumweru kimwe nahise ntaha. Kuko natashye ari kuwa 5 nimugoroba. Natashye ndi muri Orizo, numvaga ni Butare. Nahise ngaruka i Butare. Nza hariya kwa mukuru wanjye, kuko bari bambwiye ngo njye hariya kuri Kabutare bankurikirane, ariko nsanga Kabutare ni kure, njye hariya kuri CHB. Ngeze kuri CHB rero baranyakira, barankurikirana, ndakira. Mpita njya muri Nyaruguru. Usubira hahandi waje uhunga sasa. Nsubira hahandi naje mpunga, noneho biba urundi rwego. Nagiye bamakato, ndetse benshi bamwe bakifuza ko nanapfa. Imva barampimaga. Hari n'igihe najyaga gusaba amazi yo kunywa kandi mu rugo ahari.
bafataga injerekani bakayipfundikira kuko ntari mfite imitsi yo kuba nakaraga umufuniko ngo ngufungure. ako kaboko kandi ko nako kari karabyemeye nako kari gafite ibisebe. Ahangaha nyine na hano bimeze kimwe. Ntabwo rero nari kuba nabasha gufungura injerekani. muri rwa rugo ariyo se ni mama wawe cyangwa ni mama uko byaramura cyangwa ni mukaza? Ni mama mbyara, ntabwo ari muka data, si n'undi, ni mama. Ni we wabinkoreraga afatanyije na barumuna banjye bamwe bari bari mu rugo. Ukajya gusaba amazi mama wawe? Hari n'igihe narwaraga nkumva nifuze nk'uwantekera igikoma bari aho nkamubura, ngasanga abaturanyi. Ugasanga ubu bya bindi byo kuvuga ngo kabandi kabonekera nyina w'umuntu we, iyo nteruro ntayizi. Iyo nteruro rero ntabwo navuga ngo sinyizi, kuko wenda yarantwise arambyara, ariko nanone ntabwo yubahirije inshingano yo kuba yandera ngo nkure ngo mbone urukundo rwa kibyeyi, kuko ntarwo nzi rwose kuva nkiri umwana. Byaje kugenda gute se ngo yibaje kuyigobotora gute ko numva bitari bikoroheye muri ubwo buzima? Nyine naje kugira umumama umwe twasenganaga, kuko iyo ntaza kuba nsenga mba naranapfuye. Kuko hari aho byansabaga kuba nakwikomeza nkagira imbaraga. Ariko uwo mumama umwe twasenganaga niwe wamfashije. Najya ngira ibibazo bimwe na bimwe nkamusanga akamfasha. Noneho igihe kimwe rero aza kubyara akana k'imfura, nyine nari nabivuzeho. Arambwira ati nshangikira ukanderera, ndamubwira se wakampaye nkakarera. Ariko kubera uburyo nari meze barantinyaga, ntabwo biyumvishaga ko hari icyo nashobora. Ariko njyewe naravugaga ntari ubw'aka kana ari agahinja nzakarera, uko ngaheka agatuza mu gatuza hazagenda hakomera, uko gakura niko hazajya hakomera. Uriboneye umuti. Kuko burya ntago njya nkunda gupfa gukora ikintu mpubutse, ndabanza nkagitekerezaho. Ubwo rero uko nabitekereje niko byagenze, ni nako nabikoze. Uwo mwana Imana yamumpereyeho umugisha cyane cyane, ariko nyine naranasengaga icyo gihe ngo Imana ihindura amateka. Imana hindura amateka ubuzima bwanjye. Kugira ngo ubone uko uva muri rwa rugo rw'iyo mu bavandimwe bawe no mu rugo nyine iwanyu nyirizina, kugira ngo ubone uko wenda ujya ahandi hantu ushobora kuba wenda wabona ubuzima bukoroheye. Nasengaga iryo sengesho, nta muntu ntabwo nasengaga cyane ngo ndyature ndivuge cyane, nasengeraga mu mutima wanjye. Cyangwa se kubera ko numvaga ntashaka kubareba mu maso, naragendaga nkajya munsi y'igiti cya voka iwacu nkasenga, nkapfukama ngasengera aho ngaho, nkavuga ati Imana uzampindurira amateka y'ubuzima. Noneho uwo mwana rero nza kumurera, arakura, ageze mu gihe cy'umwaka n'igice, numva baravuze ngo abantu bamugaye bazajya gukora ikizamini i Butare ku mberabyombi. Ubwo ujyayo nawe muri urwo rwego urakora? Naravuze nti rero Mana, ndagiye ugendane nanjye ubane nanjye. Naragiye ikaramu baba ariyo bayimpa, narakoze. Turangije gukora twese turataha, haciyemo igihe nibwo baduhamagaye ngo tuzajye kwiga. Ubwo nyine nanjye numvise bamvuze narishimye kubera ko natsinze. Ndangije njya kwiga nyine hariya mu Rwabuye. Utangira kwiga imashini? Ntangira kwiga imashini, ni ukuvuga kuva icyo gihe naho kwiga imashini ntabwo nigeze nsubira muri Nyaruguru. Wase utangira kuguma i Butare no kwirwanaho? Natangiye kuguma hano i Butare no kwirwanaho, nkatera ibiraka, rimwe na rimwe ngakorera abafite imashini kuko ntayo nari mfite. Rimwe na rimwe hamwe nkabakorera ntibanampembe. Ariko wakoze? Ariko nakoze. Nkavuga ati ntacyo, ubushake nibwo bushobozi kandi Imana izanshyigikira.
uyu munsi rero ngira ngo kuko twari twabiganira ubushize waravuze ati ndashaka imashini nyibonye ibibazo byakemutse cyangwa haracyari ibindi yego ikibanze ni uko imashini nayishyikiriye mu ntoki zanjye ubu ngubu ni poroduwi yawe ubu nta muntu n'umwe uzongera kunzengereza ngo imashini cyangwa ngo mukorere nta mpembe kubera imashini ubu ngubu nanjye ndayifitiye ngiyi ubihakana ubihakana zambaze na fagitire niyo yanditseho nuko rero imashini ubu ngubu nyine gukora ibikoreshe urabona yenda wayibonye ngira ngo batangiye no gukora n'ibikorwa yenda bimwe biranagaragara ubona ashaka ko twitsa yenda ku bijyanye n'imikorere n'ibikorwa byawe kano kanya uyu munsi tureba yenda ku ruhande rwawe se hari iki se harabura iki kugira ngo turusheho kugera tusangira n'ibyo bitekerezo turebe ibikorwa byawe ejo hantu bizaba bigeze wenda icyo ndi kubura ibikoresho bihagije urabona nyine ni ugutangira ntabwo nakagombye kuba nkora ibingana gutya ariko nabyo ndabishimira Imana ibyo biriya bikapu nibyo niho bidoze ni njye nabidoze hari n'ibindi turebe nanjye ndavangaho ndode ndabona nyine mu byo wize se ibi ngibi nabyo birimo mu byo nize nabyo birimo gukora bino bikapu kuko amasomo yose ko numva se binepa haba harimo utuntu bita muse ko bita ku badamu gusa abagabo si abana nk'abandi ntibakeneye ingeri zose ndazikora amavarisi amamarete yo mu mugongo iby'abadamu iby'abagabo byose uyu munsi niko banje kwita ku badamu kandi asabwa gutwara igihe kingana cyo gukora nta gihe kintwara wenda akantwara isaha n'igice kandi isaha n'igice gukora noneho ku munsi ufite ibikoresho wakora n'udukapu na 50 50 ntabwo wapfa kuturangiza wakora nk'udukapu nk'icumi ku munsi rwose cyakore nk'umunani wadukora nabwo nta bintu ufite byakurangaje kandi se bukamwe ukagurisha ngahe akangaka kamwe bitewe n'uko ibikoresho byahenze wenda nk'umuntu uri butware twinshi kurangura ni 2,000 ugatwaye kamwe kuri detaye ni 2,500 cyangwa na 5 cyana 5 ni nuko umuntu yifite uyu munsi utuntu twapana turanguze ngenda bone natwe turanakomeye we twiza cyane wasoma nibwo mbonye mu rwawe barigisha koko barigisha nka kira gikapu dutwaramo cyanjye nazanye na kira wagikora nacyo nagikora kira ngahe icyo cyo mu mugongo kiriya terwa n'icyo ushaka ko kingana hari ibyo natangira 10,000 hari ibya 7 hari ibya 5 hari ibya 3,500 hari n'ibya 2,500 n'ibya 2 bitewe n'icyo ushaka uko kingana ndabona ibikorwa byakataje n'amavarisi byose ndabikora n'amavarisi ano abanyeshuri batwaramo n'ibiki byose urabikora byose ndabikora nuko ibikoresho nyine biba byambanye bikeya ariko ndabikora byose ikigo mbona ari kinini cyane se bucyo nacyo ni 2 oya icyo ngicyo ni 5 nacyo ni 5 cyo ni kinini cyane icyo ni kinini abadamu bakatagiheka abadamu bafite abana bakora ingendo katujyanisha niko nuko rero uyu munsi rero avuga ati ikintu cyitwa ibikoresho kirimo kiraguhenda ikintu cyitwa ibikoresho nicyo kiri kumpenda nicyo ntari kubona amasoko yose uri kuyabona ibyo n'amasoko ntayo ndi kubona nyine ntugukora utanga nimero zawe umuntu ushaka igikapu kano kanya ahita guhamagara ni 078 7 4 8 8 19 ubikorera hano mu rugo se bikorera hano mu rugo kuko nta hantu ndabona aho gukorera haranahenze ngira ngo harahenze nta bushobozi nabona bwo kuba najya gukorera ahantu hagise nyine hagaragara ubusobanyi tuvuge ubonye nk'iyindi mashini cyangwa se ubonye nk'ibindi bikorwa runaka ushobora kubenda bavuga ati reka mfugura ahandi hantu cyangwa se n'ubundi buryo ushaka n'undi muntu ankorere nawe ube boss nawe utangire gutanga akazi rigaserwa habonetse izindi mashini hakaboneka naho gukorera nanjye nashinga atoriye nawe ukitwa ubwo twahita tuyita atoriye twahita guki twahita atoriye
ntuze Clementine tishe Clementine atiriye muze tubafitiye ibikapu byiza ibikapu byiza kaze dukora fibrisi yabyo tubafitiye ibikapu byiza ibi hekwa mu mugongo amasakoshi y'abadamu udukapu tw'abana ndetse n'amavarisi nayo turayakora byose turabikora urumva byose bimeze neza cyane uyu munsi ni ukuvuga ngo umuntu ashaka udukapu twose yashaka afite amafaranga wadukora ibyo ari byo byose nabikora hari utwo umaze kugurisha hose wenda nagurishijeho nka 2 ntabwo ndagenda ariko nabwo ni abantu ku giti cyabo batwigurira ntabwo ndabasha kubona amasoko aracyari ikibazo ariko nyine ndizera ko yakoze ibikama imashini n'ibindi zabikora yakoze biriya naho yagiye n'ubundi zongera ikore n'ibindi hasi tuvugisha ukuri uyu munsi yenda tuvuge ndatabana uragaragara urishimye cyane twaje wihebye nta kuraje nta kime uyu munsi uranyuzamo ukanamwenyura ni ikintu kiri gutuma useka cyane ikintu kiri gutuma nishima rero ni uko mbona imashini narishimye cyane mbonye imashini umuntu wambaye imashini ndagushimiye Imana iguha umugisha ni ukuri uyu munsi uravuga ati nanjye Clementine rwose aho bukeye ejo n'ibicanye ndaza gushinga atelier nanjye ntangire gutanga akazi nk'abandi bakire bose nanjye ntanga akazi nk'abandi bose iyo ugeze ahantu hanze abantu bagiye bakubona muri zino karitsiye na he bagenda bakubwira ngo iki abantu bageze nk'umuntu nzi nk'ubu ngubu wari unzi kiriya gihe akambona n'ubu ngubu ahita azamura akaboko ati Imana ngo haye icyubahiro naho utakura umuntu nta naho utamugeza mu bantu bose baguhamagaye ni ndakubwiye akantu kagakora ku mutima kumva yenda usibye ko bose hari uwaguhagarara n'amafaranga hari uwakubwira ati yenda bigende gutya umuntu wakubwiye ijambo ukumva ari gusubisha imbaraga mu gihe ukavuga ati rino jambo sinzaryibagirwa yakubwiye ngo iki umuntu wambwiye yambwiye ngo nkomere nikomeze Imana irahari kandi nyubahe kandi izakora ibikomeye uwo muntu rero atuye i Kigali ati ukomere kandi uyubahe nawe ati ndabikora yego nanjye namubwiye ati rero kuyubaha nibyo no kuyishimira nibyo kuko yoyo igikora imirimo n'ibitangaza ikabasha gukora n'ibitangaza bigaragara hari agakuru cyangwa se andi makuru ugeze wakira yenda aturutse nk'umugabo wawe yenda yaba ari uyu munsi kuko icyo gihe duherukana nyine uvuga ati ntabwo nzi aho byarengeye imperuka njye kwa muganga singiye nkurikirana ngo bimenye wigeze umenya amakuru cyangwa se amandi mateka yiwe wenda ibyo nabashije kumva nuko yashatse undi mugore yarafunguwe se ibyo nibyo nabashije kumenya ko yahise ashaka undi mugore ubimenye ryari sinzi n'uwamuhaye nomero zanjye umugore warampamagara namubwira ati umugore yaraguhamagaye umugore we yaraguhamagaye no se umugabo yarafunguwe ngaba mu mujyi wa Kigali umugore we rero niwe wabashije kumpamagara mbaze nomero zanjye yazikuye ariko birabe no barazimuhaye kuko famiye yiwe twaravuganye kuko ikintu cya mbere Imana yansabye ni ukubabarira kandi nkababarira mbikuye ku mutima atari bya bindi by'imbereka ngo atari bya bindi by'imbereka narababariye rero mbabarira umuryango we nawe ubwe naramubabariye naranabimubwiye nawe ko namubabariye yaraguhamagaye se agira ngo yumve ko ari wowe koko cyangwa yumvaga arimo arashidikanya yarampamagaye nyine yumva ni njyewe ntabwo ati narakubabariye ikosa ntakora ni rimwe kuko ntakongera kubana nawe cyangwa nkubone ubwo rero nyine naramubabariye famiye ndayibabarira famiye se ari ikosa yaragukoreye bankoreye amakosa akomeye cyane amakosa nk'ayahe yituma ujya kuvuga ati ye kumva ko ariko ubuze abantu bakurwanya tuvuge nimba umuntu ari mugufiya agashaka kwisumbukuruza ngo mureshye akurebe mu bwonko kandi bitakunda muri mugufi uri kugenda uzimizereka ari mugufiya se yenda ashobora bivuga ngo abantu batabyaye nibo babizi cyane bashatse ntibabyara muri iyo miryango baragusuzugura bakagutoteza
ukarwara akabura ukwitaho umva wagira umwana utuma ngo ntiwigeze ubyara waciye umuryango nyine imvugo nk'izo ngizo nose ko mwari mwituriye i Kigali aho bibereye Gisagara aho nturi kubabeshya ntago mbabeshyera kuko igihe kimwe papa we yaramubwiye ngo hereza umugore aze guhinga arangije aramubwira ngo namushakiye icyo gukora noneho amase ni igiki bagirana ibiganiro namushingiye butike yo gucuruza yaratanye nacuruza noneho se aramubwira ati uwo mugore ushize mu mafaranga nta mwana urimo uramuha impamvu umuhungu ahise asohoka ajya hanze ubwo urumva barabivuganye binononsoye ibyo ni byo bashije kumva kuva uwo munsi ujya ucuruza umpereza utarangura ucuruza umpereza utarangura gusa baramugereye inama nziza hatangiye gusenyera umutiza umuhoro ramutije nabatije yarawumutijije rwose ariko papa we naramubabariye nta nubwo yari azi ko ibyo bintu mbizi kuko ni ibintu byavugiwe kuri telefone mbasha kubyumva ubwo rero narabababariye kandi mbikuye ku mutima urumva n'ibyo bikomere byose wenda se wenda witse ku kibazo gikomeye cyane ngira ngo abadamu baba batarabyaye cyangwa igihe kino gihe atarabyara umusaraba baba bikoreye uremereye cyane yenda wowe numva ufite n'ubuhamya bukomeye cyane bo uyu munsi arawutubwiraho gatuna tugire n'ubutumwa ubahereza kugira ngo nabo barusheho gukomera wenda abafite abahuye n'icyo kibazo cyo nabasa no kwihangana kandi bagasenga kuko ntacyo wakora ngo uhindure umuryango urimo oya bajye basenga Imana yonyine gusa nibasha kugira icyo ikora kuko nibasha guhindura umutima w'umuntu kuko yahinduye Sawuli akabatizwa akitwa Pawulo nawe yo yabasha guhindura imiryango yabo bakomere kandi bihangane ariko si nabo gusa hari n'ababyeyi nabo bajya bahura n'intambara z'imiryango nta byerangote niko ariko rero gatoya mu buryo bwo kugira ngo tugere no ku musozo kino kiganiro uyu munsi ku ruhande rwawe ikibazo cy'amatsiko ngira ngo n'ubushize narakikubaje nubwo utampaye igisubizo kinyuramo mu gihe kujya kukikubaza kubera iki inshuro nyinshi cyane mu rugo batabyara babumva ko ari umudamu utabyara se nyine ko umudamu aba yavuye iwabo akaza gushaka umugabo urumva babyakira nk'aho ari umuhungu utabyara ubundi bikemurwa na muganga se ko hari nini yabivuze ubu usanga abanze kubyemera ati muganga ntabwo abizi uwo muganga nawe kubera iki kibazo gikunze kugaragara ku badamu cyane wenda navuga yuko abadamu nubwo bahura n'izo ntambara baba batuje bacishije make muri za ntambara bahura nazo barakamiritse barababaye bakagerageza kuba bakwihangana cyangwa se hakabaho n'abo binaniye ugasanga ni hasi hejuru nibwo usanga umukazana na nyirabukwe batukana kuko wowe uba wavuye mu muryango w'iwanyu wasanze undi muryango urumva rero ntabwo babura kukuviraho indi imwe kuko baba ari benshi uyu munsi rero n'ubuhe butumwa ufite muri rusange haba ku bantu badukurikiye ndetse n'abandi bantu runaka babashije kugira ikintu bakora ku buzima bwawe yaba n'uwagomba kugira inama kwihanganisha haba warakoze ku byo afite akaguherezaho kugira ngo nawe uyu munsi uvuga ati ndaho meze neza ndaseka sindi buri icyo ndya nijoro sindi buri amafaranga yo kwishyura inzu nanjye ndi kuvuga ati ejo nzafite icyizere cy'ubuzima abantu niwe butumwa uri kubahereza muri rusange wenda icyo nababwira barakoze Imana ibahe umugisha baritanze burego rero bakomeze umutima w'impuhwe bakomeze umutima w'urukundo nzi neza yuko imirimo myiza bakora Imana izajya iyibibukiraho Imana izajya ibibuka ibibukire kuko hari igitabo cyandikwamo imirimo myiza bakomereza aho kandi indi nama nabagira abantu bagirana amakimbirane reka ntabivuze bajye bihangana rwose biyumanganye umwe acire bugufi undi
bace bugufi rwose bubaha Imana kuko nicyo kizabashoboza. bace bugufi icyubahiro bagiha Icyubahiro bagiha Imana. ongera utange nimero yawe by'umwihariko kugira ngo nutayumvishe yenda mu kiganiro hagati ubashe kuyibona babwire ati yenda n'ibyo bikorwa byawe bibashe kubageraho kugira ngo tuno dukapu nanjye rwose nawe arako washimyemo. oya rwose ko nagashyira ndetse sinagatwara sinagira umukenyezi ngo nanjye njye nkamuhereza ariko buriya aba bafite cyangwa bafite abo baduhereza rwose baze bihahire ku bwinshi bahahe nyine urabona ko batambukire kwishima baze bahahe. wenda nomero yanjye ni 0788 7 4 8 19. utabwese ko wagiye no kuri WhatsApp? Nagiye no kuri wataci. kuri wataci ngiye nyita wataci kubera yuko njya kuyigura nari ndi kumwe n'umumama wa hano hanga ati tugenda ugiye kugura wataci n'ubu ngiye kugura wataci uyu munsi nanjye ndajya kuri wataci ariko bivuze noneho ariko ubwo nyine hari umukecuru wari waje hano atubwira nyine uburyo yabonye umuntu warwaye coronavirus atwereka n'uburyo abakanuye noneho turamubaza se wabikuye hehe ngo ni muri wataci. ubwo rero nyine twahise tuvuga ijambo wataci gutyo bibaye terime nyine ya wataci. so turagushimira by'umwihariko rero natwe rero kuyavuga siko kuyamara reka dushimire abantu babanye natwe kuva dutangiye kugira kano kanya dusoje. byari urugendo runini cyane bwa ruhamya bukomeye cyane ngire ngo byinshi cyane muvandimwe mwabyumvishe mpereho nshimira n'umuntu wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi bari hano arimo araseka. Nshimira abantu badukurikirana, umuntu wakoze subscribe mushime, nugiye kuyikora kano kanya nawe ndamushimiye, nugiye kubibwira mugenzi we ngo abe yayikora kugira ngo turusheho kudutera inkunga tutere imbere gahunda zigende neza. Namwe gahunda zanyu zikomeze kubahira kandi nawe iterambere nawe rikomeze rigende udukapu twinshi. Yego nanjye rwose rero nyamara umuntu ushaka igikapu rwose nzajya murangira iwawe rwose nzajya mubwira. So reka mbashimire namwe rero. Clementine mwamubonye ameze neza arishimye araseka atandukanye na mbere ubwo twazaga nyine ngo ubu ngubu hafite ubuhamya bwinshi bw'amashimwe ngire ngo mwabyumvishe. Namwe rero mukomeze kubara natwe tuzakomeza kubakorera tugere hose kandi tuzakomeza gushyigikira ibikorwa byanyu. Imana ibagirire neza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.